Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo, nizere ko muri amahoro, natwe turi amahoro, turashima Imana. Nibisanzwe tuje kuri Berwa TV, turashima Imana y'amahoro yaturinze namwe ikabarinda. Nta gikuba cyacitse muri nge, nta n'igikuba cyacitse mu banjye, nta nkuru mbi numvise yaba ku nshuti za Berwa TV. Kandi nababwira ngo naho bitameze neza, mukomere, ntabwo twayibaza ngo uragira ute, nibwo bumana bwayo. Ntabwo twayibaza ngo uragira ute, nibwo bumana bwayo. Ni ifite urufunguzo rw'ubuzima, none bishobora kwanga ariko ejo bikemera. Imana y'amahoro rero yumve ko tuyishimye. Mboneho gusuza inshuti zacu zose, inshuti za Berwa TV. Turasuza inshuti zacu ziri mu Rwanda, turasuza inshuti zacu ziri Malawi, iziri Zanzibar, izi Kenya, iziri Burundi, iziri Tanzania, iziri Uganda, iziri muri Amerika, Canada, iziri mu Bushinwa, iziri mu Bufaransa, iziri mu Bubiligi. Inshuti zacu ziri mu mpande enye z'isi zose zumve ko tuzishuje mu izina rya Yesu Kristo. Kandi n'ukuri turabakunda, n'Imana yo mu ijuru izabahe ijuru. Nk'ibisanzwe rero tuje mu ijambo ry'Imana, reka tubanze twiragize Imana nk'uko bisanzwe. Imana mu izina rya Yesu Kristo, turagushimye nyakubahwa Imana y'amahoro. Turagushimye ko waturinze kuri uyu munsi, nta gikuba cyacitse muri twe no mu bacu. Nuhabwe icyubahiro mu isi no mu ijuru. Ngewe rero ugiye kuvuga ijambo ryawe, banza unyeze untunganye, wururuke wivugire muri nge, kandi n'abagiye kuryumva baryumvire muri wowe. Mu izina rya Yesu Kristo mbyambaje nizeye, amen. Tugiye gusoma muri Luka, igice ni cya 8, umurongo n'uwa 16. Titire y'amagambo iravuga ngo umugani w'itabaza. Titire y'amagambo iravuga ngo ni umugani w'itabaza, ngo nta wakongeza itabaza ngo aryubikeho inkangara cyangwa ngo arishyire munsi y'urutara, ahubwo arishyira ku gitereko cyaryo kugira ngo abinjira basange habona. Kuko ari nta cyahishwe kitazagaragara, cyangwa icyakorewe mu rwihisho kitazerekanirwa mu mucyo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dusomye ijambo bita umucyo. Dusomye umucyo ngo nta ukongeza itabaza cyangwa se itabaza. Itabaza ryanjye rero cyangwa se umucyo, itabaza umucyo. Umucyo ni Kristo uba wageze mu muntu. Iyo umuntu yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, akarekura byose, aba yabaye umucyo. Nta wakongeza rero itabaza ngo aryubikeho inkangara. Haleluya. Niba njyewe nkishijwe neza, niba ndi mu mwanya neza, niba narakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, niba ndi mu mbaraga z'umucyo, niba ndi mu mbaraga z'Imana Data ishobora byose, niba ndi mu bushake bw'Imana, niba ndi mu kuboko kw'Imana, kuko uyu mucyo ni Kristo. Haleluya. Uyu mucyo ni Kristo. Rero iyo umuntu afite uyu mucyo, mbere yuko ujya kubwira abantu umucyo, banza umenye yuko uyu mucyo ari muri wowe. Kuko ijambo riratubwiye ngo nta wakongeza itabaza ngo aryubikeho inkangara. Ntabwo Kristo yaba ari muri wowe ngo ubihishe. Haleluya. Kuko umuntu ufite iri tabaza cyangwa uyu mucyo, uko avuga biba bigaragara, uko akora biba bigaragara, uko agenda biba bigaragara, uko abana n'abaturanyi biba bigaragara. Haleluya. Uyu mucyo ari we Kristo. Iyo umuntu amufite, iyo umuntu agendana nawe, iyo umuntu atuye muri we, ibintu byose birikora. Narinje kukubwira ngo twamenye yuko twebwe ibi tuvuga, mbere yuko bivuga banza umenye yuko nawe bikurimo. Ntago wajya kubwira abandi ngo nimwambare mwikwize utikwije. Ntago wajya kubwira abandi ngo nimureke ibi nawe utabiretse. Ntago wabwira abandi, ahubwo birasaba yuko umucyo abanza akaba muri wowe, nawe ukabwira abandi. Nubu umucyo uzabera umucyo urugo rwawe, nubu umucyo uzabera umucyo abaturanyi. Haleluya. Uzabera umucyo isi yose. Numara kuba umucyo uzamurukira aho uri.
twamenye yuko umwijima ntabwo ushobora kugera ahantu hari umucyo, ngo nta wakongeza itabaza ngo yubikeho inkangara. Oya, reka nkubwire papa, reka nkubwire mama, mbere yuko haleluya, mbere yuko ujya gukura umugogo mu ijisho rya mugenzi wawe, banza urebe mu ijisho ryawe. Bishatse kuvuga ngo banza ubwawe wikontorore, banza urebe mbere yuko ujya kwirukana karande, mbere yuko ujya kwirukana amahembe, mbere yuko ujya kwirukana ibitega n'izindi mbaraga z'umwijima ujya kurwana nazo. Banza wowe wirwanya ubwawe, ubanze wirukana imbaraga z'umwijima, wirukana ishyari muri wowe, wirukana amagambo muri wowe, wirukana ubudode muri wowe, wirukana inzangano muri wowe, wirukana amacakubiri muri wowe, wirukana amoko muri wowe, wirukane kurenganya muri wowe, wirukane ikintu cyose kibi muri wowe. Numara kukirukana, haleluya, wakiriye uyu mucyo, haleluya. Uyu mucyo namara gutura muri wowe ariwe Kristo, nta zindi. Umwijima uzibwiriza uhunge, ufite umucyo muri wowe Kristo, wagize kuri uru rwego, ufite umucyo muri Kristo, nta mahembe ashobora kugufata, nta bitega bishobora kugufata, nta nyatsi ishobora kugufata. Uyu mucyo urakurinda uba uri muri wowe, kuko ntabwo umwijima ushobora kuza mu mucyo. Ahubwo igituma hari ibidusatira, igituma hari ibiturwanya, igituma hari ibidufata, natwe turarangara. Ariko iyo ufite umucyo muri wowe, haleluya, nta kintu na kimwe cyagukoraho. Umunsi umwe bigeze umuntu yabaye arimo kwicurangira, ari kuririmba, ari mu nzu y'Imana, ari umuhanzi, ngo bajya mu bapfumu kumushikisha, ngo umupfumu amugeze aravuga ngo mu izina rya Yesu, ngo abonamo Kristo, abona umusaraba wa Yesu, wa wundi ntibyaba bikimufashe. Tugeze kuri uru rwego, tugomba kugera kuri uru rwego, duteka dufite umucyo, tukagenda mu mamodoka dufite umucyo, tugakora business dufite umucyo, ikintu cyose ukora ukaba ufite umucyo, ku buryo umwijima udashobora kugusatira. Kandi ijambo ryatubwiye ngo nta wakongeza itabaza ngo aryubikeho inkangara. Niki gitumye nta wakongeza itabaza ngo aryubikeho inkangara? Niki gituma batubwira nuko izi mbaraga z'umucyo, umuntu uri mu mucyo atambuka uramubona, umuntu uri mu mucyo avuga uramubona, umuntu uri mu mucyo abaturanyi baramubona, umuntu uri mu mucyo, haleluya, umuntu uri mu mucyo arigaragaza, umuntu uri mu mucyo ari we Kristo, ari we uyu Kristo arigaragaza, ibintu byose biremera. Nshimye Imana y'amahoro. Rero nababwiraga ngo dutunge umucyo. Ijambo riratubwira ngo nta cyakorewe mu rwihisho kitazagaragarira mu mucyo, haleluya. Birashoboka ko wakwishuka kuri gukora ibibi, iby'umucyo bigaragarira ako kanya, iby'umucyo umuntu wese arabireba akabimenya, iby'umucyo ntabwo byihisha, ariko nta cyakorewe mu mwijima kitazagaragarira mu mucyo, haleluya. Ubukwe, umuntu wakoze mariage, umuntu wakoze ubukwe agaca mu rusengero, turamubona. Umuntu wagiye koco nabwo turabimenya. Umuntu wabikoze atwara inda nawe tukamubona. Mbene ngo nta cyakorewe mu bwihisho ariko kitazagaragarira hehe? Mu mucyo. Nicyo kikwereka ko umucyo uruta ibintu byose, umucyo. Kandi hari umucyo umwijima ntiwahagera. Dukwiriye kuba mu mbaraga z'umucyo. Niki gishobora gutuma tuba mu mbaraga z'umucyo? Ni uguhora mu bihe byo gusenga, ni uguhora mu bihe byo kwiyeza, ni uguhora mu bihe byo gutakamba, ni uguhora mu bihe by'Imana, ni uguhora mu bihe twinginga, ni uguhora mu bihe twininira, ni uguhora mu bihe twisuzuma, tukamenya niba tutatandukiriye. Amina. Ndafashijwe ko nta wakongeza itabaza. Mama, cana itabaza ryawe nta mwijima uzakugeraho. Papa, cana itabaza ryawe nta mwijima uzakugeraho. Ni ukuri niba wituriye mu mucyo, ubwoba nibushire. Niba wibera mu mucyo, ubwoba nibushire. Nta mbaraga z'umwijima zizagufata. Niba wibereye mu mucyo, umuntu iyo ari mu mucyo,
iyo umuntu yari mu mucyo, umuntu yari umucyo, iyo atambuka abantu barabibona ko ari umucyo. Umuntu yari mu mucyo baramubwira bati karibu umurokore. Umuntu yari mu mucyo, nuri mu mwijima, nuri mu mwijima aramwubaha, nurimo aramwubaha akamutinya, kuko ntabwo umwijima wahangara umucyo. Hantu hose hageze umucyo, umwijima urahunga. Mureka tuba umucyo, nituba umucyo n'abandi bari umwijima bazaza baba umucyo. Niba ari ufite umuturanyi atameze neza azakwigiraho, niba ari ufite ibitagendaga neza mukaza batakoraga neza, nubabera umucyo nabo bazaba umucyo. Ahubwo igituma umucyo udasagamba, umwijima uba uri muri twe usatirana n'iyindi myijima, ugasanga twese dukoze umwijima, ugasanga twubitsweho n'igihu cy'umwijima. Niba uri ufite umucyo muri wowe nta kizaguhangara. Komera. Umuntu azakubwira nawe umubwire neza, umuntu azagutoteza wowe umubwire neza, umuntu azakwanga wowe umukunde, umuntu azakubeshyera, umuntu azakugirira nabi. Niba uri mu mucyo, niba uri mu mucyo w'Imana, uzarangwa n'ibyiza gusa, uzarangwa no gukora ibyiza gusa, uzarangwa no gufasha, uzarangwa niba uri mu mucyo w'Imana. Niba ufite uyu mucyo ari we Kristo, nta kintu cyose kiri mu mbaraga z'umwijima kizaguhanga. Banza witungira umucyo wowe ubwawe mama, wowe ubwawe papa, wowe ubwawe tunga umucyo. Ubu umucyo ahantu hari umucyo amafaranga araza, ahantu hari umucyo abantu baraza, ahantu hari umucyo amahoro arahaba, ahantu hari umucyo abana barahaba, ahantu hari umucyo abantu barahaba, ahantu hari umucyo haba umuneza, ahantu hari umucyo haba hari ibintu byose. Ariko ahantu hari umwijima hahora umwiryane, ahantu hari umwijima hahora ubukene, ahantu hari umwijima hahora inzangano, ahantu hari umwijima nta mahoro haba, ahantu hari umwijima hahora ibintu bibi gusa. Ariko ahantu hari umucyo hahora ibitwenge, ahantu hari Kristo, ahantu hari Kristo ninde utahagana, ninde utahagana. Ahantu hari Kristo ninde utahagana. Bifurije kuba umucyo. Mana duhe imbaraga zo kuba umucyo, duhe imbaraga zo kugutunga nk'umucyo, tuvuge nk'abanyamucyo, dukore nk'abanyamucyo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ndanyuzwe n'ukuri, kandi ngo nta kintu cyakorewe mu rwihisho kitazagaragarira mu mucyo, kitazagaragara na kimwe. Birashoboka ko wakwibwira kuri abantu batakureba, birashoboka ko wakwibwira yuko hari n'injoro abantu batakureba, ariko ngo nta cyakorewe mu bwihisho kitazagaragarira mu mucyo. Mureke dusenga Imana, twinginga Imana, kandi Imana ibane natwe. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, Mana ikomeye, turabizi neza Kristo kari wowe mucyo. Turaguhendahenze abangana uku, abamama turagushaka ngo uture muri twe n'ukuri wowe mucyo. Abakobwa baragushaka, abasore baragushaka, abakecuru n'abasaza baragushaka, abana bato baragukereye. Nyemerera uzutubera umucyo abangana uku, nyemerera ubera umukisi yose, maze umwijima ubashe guhunga. Data wa twese urakoze urakarama, ko hari icyo uremye muri twe kandi ukagikomeza. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu isi no mu ijuru, ko wirukanye imyijima muri twe ndetse no mu bandi bose. Tubyambaje twizeye izina ryawe ryera, amen. Shalom, ndabakunda. Niba wumva unyuzwe n'ijambo ry'Imana, kora subscribe, share na comment, tujye tubana buri munsi. Ariko niba unyuzwe we kubikora nk'umuhango, kandi nabifurizaga kuba umucyo. Imana y'amahoro n'ukuri ibishimire. Shalom.